Nshuti mwene data, mu buzima bwa buri munsi umwana aba akeneye uburere bwuzuyemo urukundo, ubwitonzi n'icyerekezo cyubaka. Umubyeyi niwe mwigisha wa mbere Imana ishyira imbere y'umwana kugira ngo amubere isoko y'ubumenyi, y'indangagaciro n'umutekano. Uyu munsi reka turebere hamwe ku nkuru yacu ivuga ngo uburere bwiza bw'ababyeyi ku bana babo. Muri iki gihe tugezemo usigaye usanga abantu b'ababyeyi bahugijwe n'ibintu byinshi, imirimo myinshi, mbese ukabona ko nta gihe bakigira cyo kuba imbere y'abana babo, ahubwo bahura nabo ugasanga bahuye ari ukubatera ubwoba cyangwa kubereka ko ibyo bakoze bidakwiye, mbese kugira ngo b'abana batinye ababyeyi babo. Ariko nakubwira ngo Imana ishaka ko ababyeyi bongera bagasubira ku nshingano zabo, inshingano z'urukundo, kubana neza n'abana babo, kubigisha ijambo ry'Imana no guhora baherekeje cyangwa bafasha abana babo mu rugendo barimo, kuko umwana agenda akura. Ikintu cya mbere rero ni ukubana n'umwana mu rukundo. Icyo nicyo rufunguzo rw'ibanze rw'ibindi byose. Umwana wiyumvamo ko akunzwe, yumva ko afite agaciro. Urukundo rutanga ubundi buri munsi mu bintu bito kandi byoroshye. Ushobora kumwihanganira yakosheje, ushobora kumwumva neza, ushobora kumutega amatwi ashatse ko muganira, ndetse ukanamukosora aho yakosheje ariko atari ukumurakarira, ndetse no kumwereka ko atari wa muntu wuzuye, kuko hari ibyo aba atarageraho, hari ibyo aba atazi, mbese ukamukosora, ukamwereka ko nyine hari ibyo abura, ariko mu by'ukuri ukabimubwira mu buryo bufatika kandi bugaragara, bwuzuye nyine rwa rukundo rwa kibyeyi. Iyo umwana akurira mu rukundo rutabogamye, ubona ko nyine ari urukundo rusobanutse, aba afite muri we mbese uburyo aba yumva yuzuye, aba ariho yumva abayeho neza, akiga neza, kandi agakura mu buryo bw'umwuka no mu bwonko, nta bindi bitekerezo. Ariko wa mwana udafite urukundo muri we, wa mwana wagize ibibazo mu rugo, udafite ababyeyi bamukorera nk'ibi twavugagaho, bivuga ngo yicara yiga ya masomo bari kumwigisha, ariko mu mutwe barimo aratekereza, ndagera mu rugo biri bugende bite, ese ababyeyi turi bubane gute? Ariko wa mwana uba ufite muri we kumva ko nta kibazo afite, nta kindi kintu ari gutekereza inyuma, bituma no mu ishuri yicara akumva atuje, akiga ibyo bari kumubwira akabishyira mu mutwe we, kuko nta kindi kintu aba afite mu mutwe we kimubangamiye. Icya kabiri ni uko ababyeyi bakwiye kumva abana babo no kubaganiriza, kuko icyo gihe baba bari kububakamo icyizere. Kugirana ikiganiro n'umwana ni kimwe mu bintu birinda umuryango kwangirika. Umwana uganirizwa igihe cyose yiga kugeza mbese no kubasha gushobora kumenya ngo niba mbabaye ndabigenza ni, kuko aba yaratojwe, ababyeyi baba baramuganirije, baramushyizemo icyo kintu cyo kubasha kumenya kubaho, akiyubakamo icyizere kandi akamenya ko afite uburenganzira bwo kuvuga ndetse no kumva, kubera ko aba yarabashije kuganira n'ababyeyi, bakamwereka ko bamuteze amatwi akavuga, kandi mbese bakamwereka ko bari kumwumva kandi bakamuha umwanya wo kuvuga. Mu Befeso igice cya 6 umurongo waho wa 4 haranditse ngo namwe base ntimugasharirire abana banyu, ahubwo mubarere mubahana, mubigisha iby'umwami wacu. Bivuga ngo umubyeyi ntakwiye gukoresha amagambo akomeretsa cyangwa ateye ubwoba, ahubwo ajya akoresha ijambo ry'Imana yigisha umwana we cyangwa amukosora kugira ngo ribashe kumwubaka, kuko ibyo nibyo byubaka umwana. Kandi mu ijambo ry'Imana niho dusanga ubumenyi bwose, yaba ari ku babyeyi, yaba ari ku bana, yaba ari uwo ari wese mu nzego ze. Burya usomye Bibiliya ikuyobora uburyo ukwiye kubaho. Rero umubyeyi yarakwiye kujya asoma ijambo ry'Imana kugira ngo abashe kumenya n'uburyo akwiye kuyoboramo umwana we no kumwigisha mu buryo bukwiriye. Icya gatatu, umubyeyi akwiye kugira indangagaciro aha umwana. Ibyo biba ari umurongo w'isezerano ry'ejo hazaza. Indangagaciro ziba zikenewe ni ubugwaneza, kubaha abakuru, gukora umurimo akawunoza akawusoza, no kumenya Imana. Ibyo rero ntago ari umwana ubyiga ku ishuri cyangwa se ngo bitozwe n'abandi bana b'inshuti ze baba bari gukina, ahubwo ibyo abitozwa mu rugo. Rero umubyeyi aba akwiye kugirana ibiganiro n'umwana. Reka turebe mu Migani
igice cya 22 umurongo wa 6 haranditse ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo. Nta yindi nzira rero wagakwiye kumenyereza umwana uretse inzira y'ijambo ryiza ry'ukuri, ndetse kubaha abakuru, ndetse n'ubugwaneza. Mbese ibyo byose ni wowe ukwiye kubimutoza, kandi umwana burya afata neza iyo akiri muto. Sinzi umugani bajyaga baca niba koko ariko uvugwa ngo igiti gihingwa neza kikiri gito, niba wenda bacyuhira bakagira gute. Mbese urabona iyo uhinze igiti cyangwa se imbuto runaka ushaka ko nyine zikura, ushyiraho amazi buri munsi, ukibuka kuri bushyireho ifumbire, ariko iyo cyamaze gukura bya bindi byose wagikoraga kitarakura ntabwo uba ukibyitayeho. Niyo mpamvu rero n'umwana ibyo byose biba bikenewe kubimukorera akiri muto, kugira ngo azabikurane, noneho namara gukora ntubu ukigowe no kuzavuga ngo hari icyo umubwira yamaze gukura, kuko noneho niyo yamaze gukura aba afite ibyo yamaze kwishyiramo muri we n'ibyo yabonye ari byo asigaye akurikiza, ku buryo ibyo we wakenera kumubwira yamaze gukura ntabwo ibyo yabyumva cyangwa bikurikiza. Icya kane, buriya ababyeyi bari bakwiye kumarana igihe n'umwana mu buzima busanzwe. Urebye muri iki gihe hagezweho ibintu byinshi byo kuvuga ngo umwana yicaye kuri telefone n'umubyeyi nawe ari muri telefone, cyangwa se bari imbere ya televiziyo, bize buri wese yiberewe kuri social media runaka. Ni ibintu usigaye ubona ko aribyo byatwaye, bisigaye bifata igihe kinini ku muryango. Kandi ubundi umubyeyi yarakwiye guha umwana umwanya mu bintu bisanzwe by'ingenzi, wenda kuganira, gukina, gusoma Bibiliya bari kumwe, mbese ukanamuganiriza ukamubaza uko yiriwe, nawe ukamubwira amakuru yawe uko byagenze, ukagira imirimo runaka yo mu rugo mufatanya, kandi ibyo byose mubikora muganira museka, kuko umwana bimuremamo nyine rwa rukundo n'icyizere, ndetse bikaba biri no kumwigisha n'iyo mirimo n'uburyo nawe azabasha kubana n'abandi. Icyanyuma nasozerezaho ni ugutoza umwana ijambo ry'Imana mu buzima bwe bwa buri munsi, kuko ibyo bizamufasha mu mwuka, mbese mu mutima we. Umwana ugerwaho n'ijambo ry'Imana akiri muto akura afite umutima ugororotse kandi akamenya ikibi n'icyiza. Ibyo rero bishobora gukorwa mu gihe mushobora gusengana, ukamwereka ko mwasengana mu gitondo wenda abyutse, nijoro agiye kuryama, ubwo nyine mbere y'uko ajya ku ishuri, nyuma atashye agiye kuryama, ushobora kumwigisha indirimbo zo kuramya, ushobora kumusomera Bibiliya, bize ukamwereka umurongo, mukajyana gusenga, ukamwereka ko nawe ushishikajwe no kujya mu rusengero kugira ngo wa mwana nawe abone, mbese akurikize, kuko burya abana bareba ku babyeyi. Mbese ukanamufasha no kwiga gushimira kandi no kubana neza n'abandi. Rero mubyeyi, niba wumva ushaka kugira urugo rwawe rurimo amahoro, rurimo urukundo, rurimo imigisha, nicyo ukwiye gukora ibi byose twaganiriyeho, kuko Imana iba mu rugo ruyumvira, kandi aho ijambo ryayo riri n'imigisha irahaba. Uwiteka we ubwe yarabyivugiye ngo aho 2 3 bateranira bavuga ijambo ryanjye banganiraho, icyo wakora cyose ariko uri kumwe n'abandi muvugana ku Uwiteka nawe aramanuka akabana namwe. Niba rero ushaka kugira imigisha mu rugo rwawe, ushaka kugira urugo ruzima, warukwiye kubana n'abana bawe amahoro, ukababera urugero, kugira ngo nabo bazakurane icyo uri kubaha nyine nk'umurage ukwiriye, murage mwiza, kugira ngo bazabashe nabo kubaka abandi nk'uko nawe ububatse. Mvuga kuri iyi nkuru bise binyibutsa nanone inzozi nigeze kurota. Ni inzozi zabaye nk'akantu gato, ariko nabonaga abana bari kwiba ababyeyi babo. Nabonaga hadutse ikintu cyiswe ubujura. Sinzi niba wenda ari uburyo imibereho yari mibi ku bana, none abana bakabona ko ababyeyi hari batanabafashije, bana bakajya kubiba. Ku buryo iki kintu ngitekerejeho ubu none handi kuvuga inkuru nkurikije izo nzozi narose, bigaragara ko kugira ngo umwana afate umwanzuro wo kujya kwiba umubyeyi kubera wenda ibibazo yaba afite, nuko nta mibanire bafitanye, nta rukundo bafitanye, kandi umwana akabona atabona ahera aganiriza umubyeyi wenda amubwira ati mfite ikibazo iki n'iki wamfasha, ahubwo agahitamo kubikora muri ubwo buryo bwo kumwiba. Mu by'ukuri ubutumwa naguha nk'umubyeyi nuko uyu munsi wafata umwanya urebe icyo wahindura gito cyangwa kinini mu buryo wabanaga n'umwana wawe.
tangirira wenda ku kintu kimwe cyoroshye, nataha nimuhura umuhobere, umubwire ijambo ryiza, ujye unamubwira rega ko umukunda, umuganirize, umwicaze, ugire icyo muganira, cyangwa se ujye ugira n'igihe cyo kumusengera. Buri munsi kora intambwe ntoya ariko ihamye ihoraho. Wenda gerageza kwandika nk'ibintu 3 ushaka guheraho wajya ukorera umwana wawe buri munsi, kugira ngo wenda utanabyibagirwa, ubishyire ahantu wumva ko nawe ugiye kuvuga uti buri munsi ngiye kuzajya mukorera iki. Ibyo rero nubikora gutyo kandi ugasaba Imana ko ibigufashamo, kuko Imana ifasha abashaka kugira neza, ni ukuri bizagenda neza, Uwiteka azabana nawe. Nshuti mwene data, reka ngusabe ngo ntugende udakoze like, share ku bandi bantu batandukanye, baba ari ababyeyi, yaba ari abana, kugira ngo nabo babashe kumenya uburyo bakwiye kubanamo nk'umuryango, kubanamo nk'ababyeyi, kubanamo n'abana, ndetse unakore subscribe niba utarayikora. Kandi nkomeje gushimira na buri wese wakoze subscribe. Imana iduhane umugisha.